burya amateka agira ibyayo, uburyohe cyangwa gusharira bigaterwa n'amatwi yumvishe. Kumva inkuru y'urukundo nabyo bigira ibyabyo. Nabonye urukundo rudakama nuko binyura umutima wanjye, nuko nshima no kuba bayumva yose byabo uko. Iyi ni Red Blue Jade Story, tugiye kubagezaho inkuru y'urukundo ibumbatiye ubuhamya bukomeye. Nizeye ko wowe uyumva hari byinshi by'ingenzi bibumbatiye ishuri rikomeye byagufasha mu byo ukora byose. Njye ndi Donato waje neza, reka dutangire n'inkuru yacu. Nitwa Dani. Ubwo nari mfite imyaka 19 y'amavuko, nakundanye n'umukobwa witwa Ariane. Icyo gihe hari mu mwaka wa 2005, ndetse twigaga mu mwaka wa 5 mu kigo cy'amashuri cya Mutagatifu Yosefu. Urukundo rwacu rwari rwiza, ntacyo twari tubaye kuko rwari rwuzuye uburyohe, namwe murabyumva. Abantu bose bari bazi couple yacu. Njye ku bwanjye numvaga nkunze Ariane n'umutima wanjye wose, ariko ntiyankundaga nk'uko namukundaga. Ibyo byo nari mbizi, ariko narabyirengagizaga. Twarizinuka igihe kigeze tujya mu biruhuko, maze umunsi umwe aza kunsura. Byaranshimishije birenze. Twakomeje kuganira nuko ntungurwa no kumva nsaba imbabazi. Ariane, icyo nashaka kukubwira ni ukuri mbabarira, kuko ndabizi ko ugerageza kunyereka ko nkunda, ariko njye simbibone. Ariko ubwo namaze kubibona, kandi ndifuza ko twakundana by'ukuri. Nanjye ubu ndagukunda ni ukuri. Byaranshimishije, umutima wanjye numva wuzuye neza byinshi. Nashatse kumuterura ariko aranga, aransembera. Hashize akanya naramutunguye, maze ndamuterura mwirukankana muri salo. Numvaga buri wese yamenya ubusobanuro bw'urwo nkunda uwo mwari wari warantwaye umutima. Sinatinyaga ko ababyeyi babimenya, kuko namwe murabyumva, mwaka wa 5 nta gusa twari kuba turi gukora, ntabwo twari twararengereye, cyane ko no mu masomo yacu twitwaraga neza. Ibiruhuko byararangiye nuko dusubira ku ishuri. Urukundo rwacu rwari rwiza noneho birushijeho. Abantu bose bibazaga uko byagenze, nubwo yahoraga nyiyama, kuko nahoraga nifuza ko buri umwe utubonye wese yamenya ibyacu, maze bikamubangamira. Byaje kugira aho turarangiza, maze twese turataha. Ubwo twari dutegereje amanota, urukundo rwacu rwari rwiza cyane, kuko nta kibazo na kimwe twigeze duhura nacyo. Ubuzima bwakomereje mu mashuri makuru, ariko twiga atandukanye. Njye nakomereje ku Gisozi, wajya kwiga i Mudende. Urukundo rwacu rwarakomeje, nta kidobya cyangwa ibindi bibazo duhura nabyo. Gusa ku itariki 20 Gashyantare umwaka wa 2008, nibwo Ariane, twari tumaze imyaka 3 dukundana, yampamagaye maze akambwira iby'umutima wanjye wananiye kwakira. Yambwiye ko yumva ibyacu twabisoza, kuko abona ko ntacyo nzamumarira mu buzima. Umutima warandiye, ndetse nibaza impamvu biranyobera. Numvaga nzamwitaho uko bikwiye nsoje amashuri, ariko nta kundi nari kubigenza. Nagombaga kwakira ibyo ntashoboraga guhindura. Naratuje nuko mpita mfata izindi gahunda, ko nabonaga ubuzima bwanjye butakomeza. Mbona uwo nakunze amaze kunyanga. Icyambabaje kurushaho nuko namenye ko nakunze, kuko yarasigaye akundana n'umuhungu w'umukire wigaga muri Kiste, ndetse wari uri hafi kurangiza amasomo ye. Natangiye kwicira imanza, ndetse numva ko ntakwiye gukunda, kuko njye nta mafaranga nari mfite. Natangiye gukoresha ubwonko cyane, ndetse birangira bibaye ngombwa ko njya hanze kugira ngo mbashe guhunga agahinda. Ariko biranga, agahinda karanga, kanga kundekura. Ntibyatinze nagerageje kujya menya amakuru ya Ariane, ngo menye neza uko amerewe. Umunsi umwe naje kumva ko yaba arwaye, ntibyampa amahoro. Ngerageza kumenya icyo arwaye, ariko icyantunguye muri ibyo ni uko yanze kubimbwira. Ubwo namuhamagaraga, nakomeje gukurikirana amakuru ye, kuko nubwo tutari tugikundana, njye naramukundaga. Ubwo byabaye ngombwa kumuhamagara mama we, kuko mbere twavuganaga, maze ambwira ko yanduye virusi itera sida. Byarambabaje cyane, ndetse nibaza inkomoko yayo biranyobera, kuko kuva twamenyana yari umukobwa mwiza ndetse witondaga bitavugwa. Naje kumenya ko yayandujwe n'uwo yansimbuje, ndetse akaza kumwanga kuba ingeso mbi yarasigaye afite. Nakurikiranye byose, menya ko nyuma yo kwisanga muri ubwo buzima n'uburwayi budakira yari afite,
ku myaka ye mike cyane, maze kwiyakira biranga ahubwo bimutera kwiheba, atangira gusambira byose, kuko aho nari naramaze gufatisha kandi narabonye akazi keza ndetse narakomeje n'ishuri, byakomeje kunyanga mu nda, maze kubera urukundo nari ngifitiye Ariane naje kwisanga namuhamagaye, nuko musaba ko yakwakira ibyamubayeho byose ko muri inyuma byaramurenze, maze amarira amutanga imbere. Ndabyumva, yagerageje kwiyumanganya kuko atifuzaga kugaragara nk'umunyantege imbere yanjye. Yatunguwe no kumva nzi byose bye ndetse n'uko yari asigaye yitwara. Namusabye kureka byose akiyakira agasubira kwitwara neza, kuko niba ari ikibazo cy'ubuzima yazajya ambwira nkamufasha. Yabanje kunaniza ndetse ambwira ko nta mpamvu namurega, gusa musaba ko nubwo umubano wacu utari nk'uko byahoze ariko yigeze kwitwa umukunzi wanjye, uwo numvaga nzaragiza byose byanjye. Twakomeje kugenda tuganira kenshi, nuko bigeze aho aza kunyemerera ko agiye guhinduka. Ariane, ni ukuri mbabarira, nakurikiye ibintu uriya musore yampaga ntazi ko ari kabutindi. Nyuma rero nibwo namenye ko ari wowe wankundaga by'ukuri, maze agahinda kanganisha kwisanga narabaye undi. Ndagusabye nyumva nk'uko byahoze, ihangane wirengagize byose, ndakwinginze pe. Nubwo nasubiza ibintu uko byahoze, ariko ubu nize isomo ry'ubuzima kandi ruruta ayandi. Yewe humura, ndabizi ndetse nanabyumvishije cyane utarabivuga, kuko naragukundaga kandi urwo nagukunda ntawe rwigeze rujya. None se niba ntacyo byagutwara waje hano undi nkagufasha? Ariane, umva nkubwire pe, ubu ndicuza cyane kuba ntaranyuzwe n'urukundo wampaye pe. Ubu ntabwo mba meze nshya, byose ndacyabyibuka, nta na kimwe kivuyemo. Yewe yo humura dizi, kuba byarabaye bigakunda ni uko n'Imana yabishatse, ahubwo biguha isomo ryo kongera guha agaciro ubuzima bwawe. Hanyuma se kutambwiye niba wemera kuza inaha kandi ntubitindeho cyane? Ariane, yo buriya koko birakwiye. Ubu ndamutse nje wakwihanganira kundeba ukamfasha narababaje umutima wawe? Yewe humura, nk'uko byose nabikubwiye nabitekerejeho mbere kandi narakumenye, umbera inshuti nziza. Nakuvuze mu gihe cyabyo ariko bigeze kumbera uw'ingenzi mu buzima. Rero n'ubu ntaho byagiye kuko hari byinshi nakwigiyeho, uracyari inshuti kuri njye. Ariane, yo ndagusabye bintera amarira, gusa ndagushimira ko ufite uwo mutima kandi ukirengagiza byose bibi nagukoreye. Ndabizi muri iki gihe abafite uwo mutima nimbarwa cyane, nako ni wowe menye wenyine. Yewe yo urakoze bambi. Twakomeje kuganira, nuko bitinze yemera kuzaza imahanga aho nabaga nkamufasha. Iminsi yakomeje kwicuma ariko nkabona Ariane ntaza, bikanira kwibaza niba yarakiriye neza ubusabe bwanjye bikanyobera. Gusa ndatuza kuko nubwo nari naramenye inkuru mbi kuri we, numvaga nkimukunze kandi muhangayikiye bikomeye. Naramukundaga koko kandi by'ukuri nifuzaga ko umunsi azangira iruhande aribwo nzamenya inkuru y'impamo, niba koko yaranduye virusi itera sida. Ibyo numvaga ku ruhande rumwe bidashoboka, kuko nakunze ntankunde yaba aragize ibyo byago. Iminsi yakomeje kugenda, nuko umunsi umwe ntungurwa no kubona umubyeyi wa Ariane ampamagaye ndikanga. Bwari bwo bwa mbere yari ampamagaye we ubwe. Nakundi narihanganye, nyuma yo kwibaza impamvu nkanda yese nshyira ku gutwi, numva kuko ni mama Ariane. Mama Ariane, uraho neza? Yewe urakomeye mama. Mama Ariane, amakuru kise mwana wanjye, ko utaheruka kumvugisha se n'ubuhoro? Yewe nta kibazo mama, nubwo tutavuganaga ariko amakuru yanyu nkunda kuyabaza Ariane, ariko nawe ntabwo twari duherutse no kuvugana buriya. Mama Ariane, okay. Hanyuma se ko numvise avuga ngo wamusabye ko aza ukamwitaho iyo ngiyo? Mwana wanjye, kuzi ko yabaye
ko imyitwarire yatumye muhomba koko. Ubu urumva kuza ari ngombwa? Ubu kuko uragira ngo ntumuri we nzawubure? Njyewe humura mama, byose ndabizi kandi izo mpungenge ndazumva. Njye nifuje ko aza nkamwitaho, atari uko nifuza ko twabana nk'uko byahoze. Gusa niba byarabaye ngombwa ko tudakomezanya ndetse akagira ibyago akagira buriya burwayi, ntabwo ari byo byatuma uwo nise umukunzi kandi nshimira yahinduka umwanzi. Nta mutima mubi rwose, ni uko nshaka kumufasha akita ku buzima bwe nk'uko byahoze. Mama Ariane, aha mwana wanjye koko ibyo si ukwigora, ubu wamufashirije nawe ko nabyo ntacyo bitwaye. Mama Ariane yakomeje kugaragaza impungenge, ariko nk'umubyeyi narabyumvaga cyane kuko nari muzi, nari nzi uburyo kuva kera ahoraga ahangayikiye umukobwa we. Birumvikana ko kuba yaraguye mu ikosa ndetse rikamutera kunyura mu mateka ashaririye bitari kumubuza kurushaho kumuhozaho ijisho. Nagerageje kumusobanurira ndetse birakunda mumara impungenge. Yarabyemeye nuko biranshimisha, maze nyuma y'amezi 3 gusa nahise mushakira ibyangombwa muzana iruhande rwanjye kuko numvaga nshaka kumwitaho bihagije kubera ko namukundaga. Numvaga umutima wanjye ubimatira, ariko ku rundi ruhande ubwoba bukantaha, ariko nkikomeza numvaga nta kizambuza kumufasha gusaza neza nubwo yanduye, ubundi nkumva ataranduye koko. Ubwo nari mvuye mu kazi ari nimugoroba, natunzwe no gusanga yampamagaye inshuro nyinshi nikangamo. Nahise muhamagara ahita yifata nk'uwari utegereje koru yanjye. Yansanganije ibyishimo byinshi avanze n'amarira biranyobera. Namusabye kumbwira ariko kumva asa n'uwabuze aho ahera avuga. Bitinze nagiye kumva numva aravuze ngo nta bwandu bansanganye. Kubyemera byaranze, ariko musaba ko yazaza nkazamwijyanira ku bitaro nizeye neza. Niko byagenze. Nanejejwe no kujya kumwakira ku kibuga cy'indege. Yaraje mwitaho nawe biramurenga. Gusa nta kindi cyari mu ntekerezo zanjye. Amaze kuruhuka no kumutemberezaho gato, namusabye ko twagenda nkongera gukoresha ibizamini. Byarandenze gusanga uwo nakunze koko ari muzima wese. Menya impamvu y'icyo umutima wanjye wamatiraga. Byaraturenze birongera biraturenga. Twisanze twese twahoberanye ndetse turira nk'abana bato. Kuva ubwo twahise twanzura kubaka umuryango wacu, nuko tukabana akaramata, imiryango nayo ikizihirwa. Ubu twese twanyuzwe n'urukundo ruri hagati yacu. Imana nayo yarabishimye duha imfura, ubihita n'ubuheture. Turatunze tumeze neza, turi umuryango ushima Imana. Buri gihe iyo ntuje ntekereza iyo nza kwitura inama wampemukiye akantera intimba n'ishavu, sinari kuba ndi mu munezero nk'uwo mfite. Sinari kuba mfite umuryango mwiza nk'uwo mfite. Ndagusaba we wumviye iyi nkuru gushishoza muri byose ukora, ndetse ugashimira ibyo ufite byose, ndetse ugashimira Imana ibyo ufite byose ndetse n'abantu. Wagira ibyo utakaza nabwo ugashima, ariko kandi ntuzishimire gutakaza umuntu mu buzima bwawe, kuko uko biri kose guhura kwanyu byari mu mugambi w'Imana. Ariko nanone byose bizagenwa n'amahitamo wagize bwa mbere, kuko ariyo azagufasha kunoza amahitamo yawe, bikakurinda guhitamo abasa n'inshuti. Munyemere dusurize aha. Ndabashimiye mwe mwese twabanye muri iyi nkuru y'ubuhamya bw'urukundo. Nizeye ko hari byinshi yabunguye, kandi turacyari kumwe no mu zindi nkuru turi kubategurira mu bihe biri imbere. Muduhe ibitekerezo byanyu ku nkuru tubagezeho kuri Red Blue Jade Story. Ni ingenzi kuri twe. Niba utarakora subscribe ngo izi nkuru zijye zikugeraho mu wa mbere, ntiwibagirwe gusiga uyikoze. Na Donato waje neza, mukomeze kugira ibihe byiza.